ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Ngende Barada ngushimira kuba ugiye kumva iki kiganiro. Uyu munsi ngiye kukugezaho ibintu umugabo aba yifuza ku mugore we. Ese niki nakorera umugabo wanjye ngo mushimishe? Iki ni ikibazo abagore benshi bibaza. Akenshi kugira ngo wibaze iki kibazo no kubukunda umuntu, no kubukunda umugabo wawe. Ariko nanone gusubiza iki kibazo ntibyoroshye kuko icyo umugabo yifuza cyangwa akeneye ku mugore we biratandukanye bitewe n'uwo mugabo. Ariko hari ibyo abagabo benshi bahuriraho. Aha tugiye rero kukubwira bimwe muri ibyo. Nubwo hari abagabo rero bigoye kumenya icyo bakeneye cyangwa kumenya ikibashimisha, ariko nta cyakubuza kugerageza ibi bintu bikurikira. Ikindi kugira ngo bishoboke nuko nawe umenya umugabo wawe. Ukavuga uti papa kanaka cyangwa umugabo wanjye iyo mukoreye kino kintu arishima. Iki kintu nicyo nyifuzaho. Kugira ngo rero icyo kintu kimenye nuko umwiga ukamumenya. Ikindi nuko muganira muri ibyo biganiro nawe akabivuga, akabikubwira. None ugahita ubimenya ukabishyira mu buryo. Ibyo rero benshi bahuriyeho nuko umugabo yifuza umugore umwubaha, akamwubahisha, akamwubahira umuryango. Abagabo bakunda icyubahiro. Aha bisaba kuganira n'umugabo wawe mu kumvikana icyo kubahana bivuga kuri we. Kubahana ni ikintu kitoroshye, ariko kubahana bigaragarira mu bikorwa, bigaragarira mu mvugo, bigaragarira mu bintu byinshi cyane bidafatika. Kubahana rero ni ikintu kitoroshye. Kugira ngo bishoboke nuko yaba umugore yaba n'umugabo bubahana, bakuzuzanya kandi bakababarirana mu gihe hari uteshutse kuri izo nshingano. Niba umugore yubaha umugabo we ariko umugabo ntamwubahishe, ntabwo bizahura. Ni magirirane rero. Umugabo yifuza umugore umwubaha, akamwubahisha, akamwubahira umuryango. Icya kabiri, umugabo yifuza umugore w'umukozi. Hari imvugo iri hanze cyangwa se hari imigirire imwe n'imwe ku bakobwa bamwe na bamwe usanga ashaka umugabo ukize, umugabo uzamuha buri kintu cyose. Cyangwa se ugasanga n'umugabo arakora kugira ngo abe afite imitungo azatunga umugore. Ni byiza, ariko ukwiye kumenya ko umugabo uko yaba ameze kose akeneye umugore umufasha niyo haba ari mu bintu bito, ariko bikagaragara ko hari ikintu ashoboye. Kandi menya ko umugabo wawe azakubahira icyo ukora. Nubwo bwose umugabo akize, nubwo azaguha ibyo bintu byose, ariko nawe hari ikintu usabwa gukora. Hari ibintu bidakorwa n'amafaranga. Yego amafaranga murayafite, imitungo murayifite, ariko nk'umugore ni iki ukora? Ikindi kintu, niba umugabo afite imitungo, ese nuza muri urwo rugo nk'umugore, iyo mitungo iziyongera cyangwa izagabanuka, uruhare ubifitemo ni uruhe? Ese ko tuzi ko bucya bwitwa ejo, ese uwo mugabo umunsi azaba adahari ashobora kwitaba Imana, ashobora kugira impanuka akamugara. Ese bizagenda gute? Azarwara atekanye kuko agufite, kuko uri umukozi, cyangwa azahangayika kurenzaho kuko azavuga ati umugore wanjye nta kintu ashoboye, abana banjye bazandagara kuko umugore wanjye nta kintu ashoboye? Ni umunebwe, ntabwo ari umukozi. Umugabo yifuza umugore rero w'umukozi. Yego nibyo uramwifuza afite ibintu, ariko se wowe uzanye iki muri ibyo bintu afite? Uzanye kubirangiza bigashira cyangwa uzanye kubyongera bikiyongera? Uzanye ibitekerezo? Icyo kintu nacyo ugitekerezaho. Ikintu cya gatatu rero nuko umugabo yifuza umugore umushimisha mu buriri. Ubyanga ubyemere, ariko iki kintu ni ingenzi. Menya ko buri rugo abashakanye bakeneye kunezezanya mu buriri kugira ngo urushako rwabo rumere neza. Mukwiye kuganira cyane cyane kuri iyi ngingo kugira ngo mwumvikane gushimishanya, mwumvikane uko mushimishanya. Sibyo? Umugabo agashimisha umugore we n'umugore agashimisha umugabo we. Aha ngaha naboneraho kubwira abagabo, umugabo umenya ko udakwiye kwishimisha wenyine. Birakwiye ko umenya ko iyo mukorana imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe, nawe hari uburyo yifuza kumushimishamo. Nukora rero ibi ishoboka ngo umushimishe mu gutera akabariro, nawe nta kabuza azakunezeza. Kuko rero tuvuga ku bagore, ntago gukora imibonano mpuzabitsina nk'umugore ntukajye ubitekereza ko uyikora kugira ngo ushimishe umugabo wawe. Oya, nawe urishima. Ntukajye utekereza ko gukora imibonano mpuzabitsina ari ukurangiza umuhango. Oya, ntabwo ariko bimeze. Gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari igihano. Oya, ntukajye wumva yuko mu gihe umugabo wawe agukeneye kugira ngo muhuze urugwiro akabya. Oya. Hari ikibazo njya nkunda kubaza abagore nk'abamwaza, se ko winubira ko umugabo wawe akwifuza, ashaka ko muryamana, atabyifuje, ntanabigusabe, akajya ahandi, byakunezeza? Oya, ntabwo bikunezeza, kuko uvuga ko yaguciye inyuma, yaguhemukiye. None kuki utamushimisha? Ese hari impamvu? Ese iyo mpamvu muyiganiraho? Mwibuke yuko mugabo kugira ngo umugore wawe akwishimire nuko nawe umushimisha.
ahangaha bibe magirirane, umushimishe nawe agushimishe. Iki ni ikiganiro BaradaVibes, ngende Barada. Uyu munsi turimo turavuga ku bintu umugabo yifuza ku mugore we. Ikintu cya kane rero, abagabo bakunda abagore biyitaho, basa neza, bagaragara neza. Hari ikintu ujya ubona ukabona umuntu aravuze ati umugabo yanshatse ndi mutoya, nanutse, narabyibushye, nanganye umusozi, noneho nawe ntiyiyiteho. Utuvuta twiza reka sinakubwira ntiyongere kutwitaho. Imisatsi guhisokoza biheruka kera. Urumva, akenda keza wapi ntajya kagura. Kubera iki? Ujye wibuka yuko warakuze, kuko n'ukuntu washakanye n'umugabo wawe mungana ntabwo ariko mukingana. N'umugabo nawe hari icyahindutse ku mubiri we. Nawe rero ntukajye wigira gute winegrija, ntukajye ureka kwiyitaho ngo nuko wahindutse. Wibuka ikintu cyatumye uhinduka. Urimo urakura, urimo urasaza, kandi urimo urasaza neza. Muri uko gusaza rero n'umubiri urahinduka. Yego urabyibuha, ariko n'abantu babyibushye baraberwa. Ese iyo ubyibushye ntabwo wisiga ngo amavuta agufate? Iyo ubyibushye imisatsi kwisokoza biranga, kubera icyo utiyitaho. Iyiteho kuri taye yawe, iyiteho ku myaka yawe, iyiteho uko ungana, ariko wiyiteho use neza. Nimo ndafata urwo rugero rwo kunanuka no kubyibuha, kuko ari cyo kintu nkunze kubona ahantu hanze gitera abamama benshi stress. Yego nibyo warabyibushye, ariko ibuka ko wabyaye, ufite abana. None se urashaka kungana nk'umukobwa ufite imyaka 18 cyangwa umukobwa ufite imyaka 16? Ntabwo bishoboka. Umubiri wawe watanze ubugingo. Muri uko gutanga ubugingo rero umubiri wawe warahindutse. Ntabwo rero ugomba kwiyanga ngo wisuzugure, winegrije, usanga urasa nabi ngo kubera ko wabyibushye. Oya, uko kuntu ungana hari undi ukwifuza, hari undi uvuga uti yaba nanjye nabyaraga nkangana nkawe. Shima uko ungana kandi wiyiteho uko ungana. Ahangaha ndaboneraho no kubwira abagabo usanga bafata abagore babo bakabagira ikiganiro, bakirirwa babaseka, bababwira amagambo abakomeretsa, aho usanga babita ibintu by'amazina adahuye n'urwego bariho. Mugabo ibuka yuko umugore yagutwitiye abana, yitwa izina rye, mwita izina rye, mwite mama kanaka, wimwita ibyo bizina umubwira. Hari n'abagabo usanga afite umugore akamushyira kuri stress zo gukora amasiporo, zo kwiyiriza ubusa, zo kwinanura kugira ngo ashimisha abantu. Nkunze kubaza abagabo nkamubaza, ese iyo uri mushyira stress ku mugore wawe ngo ananuke, wowe ukora iki ngo unanuke? Reba ukuntu ungana, umeze nk'igifuka. Ayo magambo we bayakubwiye wakwishima. Niba koko ukunda umugore wawe, mukunda ukuntu angana, wibuke ibintu yaciyemo kugira ngo angana gutyo. Icya kabiri, niba umukunda koko ukabona yuko kubyibuha bishobora kwangiza ubuzima bwe, kuko akenshi nta nubwo abagabo batera inkunga abagore babo ngo bakore siporo kubera amubwira ati yenda uzarwara umutima cyangwa uzagira ibibazo by'umubiri cyangwa uzagira ibibazo by'ubuzima, gerageza ugabanuke mama kanaka. Anabimufashemo, ariko umufashemo utamukomeretsa, umufashemo umuherekeza, umufashemo umutera inkunga runaka, kurenza kubimufashamo umukomeretsa. Ni abagabo bake bashyigikira abagore babo kugira ngo bagabanye ibiro, bagabanye iki, bitewe n'ibibazo bashaka kugira mu buzima. Abenshi usanga barimo babatuka, babacyurira, babagira gute ngo bananuke kugira ngo akomeze agaragare neza. Reba ukuntu usa. Hari n'ababyitwaza akavuga ngo impamvu atakegera umugore we ngo ni ukuntu angana. Aho ngaho rero reka nkubwire, wa mugabo we niba ukora ibi bintu, ntago uba ushyigikiye umugore wawe, ntago uba umukunze. Hari impamvu yatumye angana atyo. Ese iyo mpamvu urayizi, uyiha agaciro, urayishima se? Ese wowe iyo ndufite ibyo biro wongereye, wabyongereye kuko byagenze gute? Urihangana mvugira umugore. Bagabo niba koko ukunda umugore wawe, mufashe mu rugendo arimo, kuko nawe ntago yorohewe. Ntago mvuze yuko abadamu bose bishimira kunanuka. Oya, hari abavuga ati yaba nari mfite ibiro biringaniye, yaba ntanganaga gutya, nawe ntago aba yishimye. Kumutuka rero no kumwita ibizina ntago ari ibintu byiza. Ariko ngarutse kuba mama, yego umugabo wawe yagushatse ufite ibiro bikeye, uyu munsi byarahindutse, ariko ushobora kwiyitaho. Amavuta meza ukisiga ugacya, hari imisatsi, hari uburyo usuka, hari uburyo wogosha, hari uburyo bubera abantu banini, hari imyenda ibera abantu banini, sibyo? Ibyo bintu byose birahari rero kugira ngo wiyiteho. Ikindi kintu nkunze kubwira abamama, ntukajye wiyitaho kubera umugabo wawe. Yego nibyo, uri ururabo rw'umugabo wawe, uri umutima w'urugo rwawe, ariko si umunsi umugabo atazabibona. Iyiteho kuko wikunze, use neza.
niba ukunda inzara uzikore, niba ukunda akamekapu gashyireho, ugendere ku kuntu ungana. Kandi noneho wikunde. Ese niba wanga ukuntu ungana, tuvuga ufite ibiro byinshi cyane, ese nicyo urimo ukora kugira ngo bigabanure? Wibuke yuko udakorera umugabo, urikorera ku giti cyawe kuko ni ubuzima bwawe, ariko nawe ubwawe ubuzima bwawe burakureba. Nicyo urimo ukora kugira ngo ugire gute ubigabanure. Byaranze, gushaka no gushobora. Shyiramo intege kandi birashoboka. Iyi ni BaradaVibes, ngende Barada. Ese wakoze subscribe? Ushobora n'iki kiganiro kugisangiza bagenzi bawe cyangwa se umuntu uzi ushobora kucyumva kikamugirira akamaro. Tugeze rero ku kintu cya gatanu, umugabo akeneye ku mugore we. Umugabo akeneye umugore uha agaciro ibyo akora, umushimira ku byo akora. Abagabo nabo bakeneye gushimirwa ibyiza bakora. Yego nibyo, ni akazi ke, ni inshingano ze zo gutunga umuryango, ariko burya iyo umushimira abona yuko koko adakorera ubusa. Hari igihe umugabo agakora ntaruhuka, ntaryama, ntasinzira, umugore agafata nk'aho ari ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe. Ujye utekereza ko hari abagabo bari ntibindeba, ugasanga umugore arirya arimara kandi afite umugabo. Ugasanga hari ingo zidatera imbere kandi muri urwo rwo hari umugabo, ariko wawe afite iki? Afite itandukaniro nabo bose. Fata akanya umushimire, atari uko yaguhaye impano, atari uko yagushimishije, ahubwo usubize filime inyuma, urebe aho mwavuye naho mugeze, urebe ibyo mugezemo kubera umugabo wawe, hanyuma umubwire merci beaucoup. Sibyo? Umushimire, avuga ati wow, bivuye ku mutima, azakora ibishoboka byose kugira ngo rero akomeze akorere urugo rwe. Ikintu cya gatandatu rero umugabo akeneye ku mugore we ni umugore umushyigikira, umwemera, umugirira icyizere. Iyo umugabo afite umugore umwizera, umwemera, aba yumva kuko ari umugabo, aba yumva yakora ibintu byinshi kuko afite umushyigikira, aba yumva yafata amariske, aba yumva yafata inshingano zirenze neza afite kuko avuga ati inyuma yanjye mfite umuntu. Ikindi kintu hano mu kumushyigikira no kumugirira icyizere, ngiye nkunze kubihuza na cya kintu tuvuga ngo umugabo akunda umugore umukozi. Kuko hari igihe umugabo akagenda yemye, akagenda yumva akandagira ari umugabo uhamye kuko avuga ati inyuma yanjye mfite backup, mfite umuntu nsize mu rugo, mfite umuntu tubana, mfite umuntu niyo byagenda nabi, niyo byagenda gute, ariko kana karahari. Ariko noneho umuntu udafite uwo muntu umwemera, umushyigikira, umugirira icyizere kandi w'umukozi nk'uko twabivuze hejuru, usanga agenda avuga ati ariko ubu napfa, hagize ikintu kimbaho abana banjye byagenda gute. Icyo kintu rero ujye ugitekereza nkawe mugore, uvuga uti uyu mugabo mushyigikira gute, uyu mugabo mugirira icyizere gute. Kuko burya bitera ishema, bitera akanyabugabo iyo uvuga uti ndagiye, ngiye gukora, ngiye gushakira umuryango imibereho, ariko mfite inkingi ya mwambi nshyigikira, mfite umugore wanjye nkunda uhari, kuko bitera morale. Ikintu cya karindwi rero umugabo akeneye ku mugore we ni umugore umwitaho, umuha care. Abagabo bishimira abagore babitaho. Umugabo akenera ko rimwe na rimwe umugore we amwisanzuraho, bakaganira, bagaseka. Umugabo akunda ko umugore atekereza akavuga ati kanaka akunda ibi, reka mbimukorere. Yego nibyo, madamu ufite akazi, ufite inshingano nyinshi, wita ku bana, ugira ute, ariko wibuke ko n'uwo mugabo nawe ari uwawe, nawe ugomba kumushakira umwanya, mwiteho. Yego nawe azakwitaho cyangwa agomba kukwitaho, ariko uyu munsi mwibuke yuko ikiganiro kirimo kiravuga ngo ni icyo umugabo akeneye ku mugore we, ni icyo umugore akeneye gukorera umugabo we, ni icyo umugabo yifuza ku mugore we. Ibi ni ibintu bike mu byagufasha gushimisha umugabo wawe, gusa ntago ari byose. Niba ushaka gukora effort yo gushimisha umugabo wawe, wahera kuri ibi, ariko noneho nawe ukiga umugabo wawe, mukaganira, ukavuga uti kanaka iyo mukoreye ibi ngibi biramushimisha. Cyangwa mu kiganiro nawe ashobora kukubwira kwa kundi twavuze yuko urimo umushimira, nawe ashobora kuvuga ati shakana iyo bigenze gutya nanjye ndishima, ako kagashyira ahantu ukazajya ukamukorera. Sibyo? Twavuze ibintu 7 rero. Umugabo yifuza umugore umwubaha, akamwubahisha, akamwubahira umuryango. Umugabo yifuza umugore w'umukozi. Umugabo yifuza umugore umushimisha mu buriri. Umugabo akunda umugore wiyitaho, usa neza, ugaragara neza. Simvuze ngo ukoresha amafaranga menshi, ushyiraho ibintu bitabaho. Uruzi ko ari umuntu ufite amafaranga nawe udasa neza. Gusa neza ni iki? Wowe ubibona ute? Umugabo wawe kugira ngo use neza, wibuke cyangwa yagukunda, yagukunze usute, yagukundiye iki? Taye yarahindutse, ariko uyu munsi ushobora gusa neza kandi nubwo taye yahindutse.
ikindi twavuze yuko umugabo akeneye umugore uha agaciro ibyo akora, umushimira ku byo akora, ntabifate nk'ibisanzwe. Umugabo rero ikindi kintu akeneye ku mugore we ni umugore umushyigikira, umwemera, umugirira icyizere, hanyuma tugakomeza n'ibyo nawe uzi ku mugabo wawe bimwe byihariye, kuko abantu baratandukanye, ingo ziratandukanye, ibishimisha cyangwa ibyo umugabo wawe akwifuzaho bitandukanye n'iby'abandi. Fata akanya rero umwige, umumenye, hanyuma umuha ibyo yifuza ukabyaraho. Njye rero nari Barada, ikiganiro cya BaradaVibes, ngushimira ko wakoze subscribe cyangwa se ngushimira yuko iki kiganiro ucyumva gifite icyo kikumarira, kandi ngusaba yuko wagisangiza n'abandi. Murakoze cyane.